ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka mbasuhuze cyane, nongere mbanezerwe, mbabwire ngo nshuti z'Imana bakunze ubumwe bw'abera ministries, aha amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Uko nabibasobanuriye ubushize, uyu munsi ni umunsi wo kuwa gatatu, kandi kuwa mbere ni inzozi, kuwa kabiri ni live saa 11:15, kuwa gatatu ni ukuganira ku muvumo n'ibiganiro binyuranye bitandukanye, kuwa kane naho ni live ugomba kuba mu masaa 11:15 hariya, hanyuma kuwa gatanu nabwo tugasubira mu nzozi, kuwa gatandatu tukaba mu nyigisho zitandukanye, hanyuma ku cyumweru tukagira live isaa 9 amateraniro akomeye. Nongeye kubashimira babwira ngo mukomeze mukore comment, share and like, n'udukunze cyane twishyigikire. Munsi hariho nimero, uburyo bwose batanga ibitekerezo turabishima, mwifatika turabishima uko mubidukorera, kandi Imana ibaha umugisha. Kandi reka mare gushimira abantu bose bamaze kwiyegura ubumwe bw'abera ministries, ndabazi cyane, babwira ngo Imana ibaha umugisha mu bitekerezo aho muherereye, abari mu Bubiligi Imana ibaha umugisha, ndumva navuga ngo bari mu Bubiligi gusa mu genero, reka mvuge n'abari mu France Imana ibaha umugisha, abari hirya no hino ku isi mwumva ko mukwiye kuba hafi y'ubumwe bw'abera ministries, amavuta agomba gukandagira. Turagira ngo amateka yacu yatuzonze, umwuka wera yasyonyure, ayakubite, aharatura, yajugunye, yanaga, yashwiragize, bityo tugere mu mbaraga zo kumva ko tumo dukora n'Imana ishobora byose. Rero ninjye Ntambabazi Jean Baptiste, kandi by'ukuri Imana ibaha umugisha, ibyo mudukorera biratunezeza, turabakunda, turabishimira. Imana ibaha umugisha ku Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ngira ngo dusenga Imana, mushaka kuganira imbaraga ebyiri zikomeye mu buzima. Tushobora kwitwa imbaraga ebyiri mu buzima zikomeye, aho tuza kubona imbaraga z'umugisha n'imbaraga z'umuvumo, imbaraga z'amahoro n'imbaraga z'ibyago. So ni imbaraga ebyiri ziri powerful ku buzima bwa buri muntu, ariko tugambiriye gusobanura ibyo turimo kwasobanura kano kanya. Reka mbasuhuze, mbifuriza umugisha w'Imana kuri uyu munsi wa gatatu. Amahoro y'Imana bazeho, amahoro y'Imana bagendeho, muhahe muronkeho mu gihe bemerere, kandi we ngo nawe ufunguye bwa mbere icaro ntukayireke, imenyesha abandi, yibwira abandi, kandi umenye ngo yitwa bw'abera ministries, ariko ubundi by'ukuri ni ministeri ikora ibikorwa bya buri munsi. Turagukeneye ngo nawe tube hafi, tubaze uko twakabigenza, kandi Imana iguha umugisha cyane. Nagira ngo munyemerere dusenga Imana ku bw'aya magambo tugiye kuganiraho, kuko uyu munsi numva nifuza kubaganiriza ingenda gake, aho tugiye kureba imbaraga ebyiri mu buzima bwa muntu, blessings and curse, umugisha n'umuvumo. Turagushimiye uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, turakunezerewe kuri Imana idukunda, turakunezerewe ko tuba hafi, turakunezerewe ko dukunda, turakunezerewe kugira neza, turakunezerewe kuri umwami wacu, turakunezerewe mu byo dukorera byose mu izina rya Yesu. Nyemerera data kino kiganiro gishorerwe n'imbaraga z'amavuta y'Imana, gishorerwe n'ubutware bwawe, kugira ngo ubyumvise agira impinduka, yakira aka kanya kimara kubyumva, ubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaha umugisha. Ndagarutse n'ubundi kugira ngo twe tuganire kuri aya magambo, nongera kukwibutsa ngo niba ukunda kino gikorwa, nyabuneka wongera wiyandike, niba utariyandikisha bikore rwose, wica utabikoze, ndabigusabye kora yandikishe, ukore ku nzogi ubona notification yacu buri kanya, ukurikirane ubwo bya ministeri, kandi Imana iguha umugisha. Wabikoze Imana iguha umugisha, ariko nutarabikora nta rubanza twamushyiraho, ntago twamuveba. Ikintu cyose ugikora ugikunze kandi ukagikora mu gihe gikwiriye. Inama zanyu turazikunda cyane. Rero uyu munsi nayo ngo tuganire ku mbaraga ebyiri zikunze kuba mu buzima bwa muntu. Impamvu ushatse kuganira iki niki, nuvuga ngo ni buryo dukwiye gusenya ese iyi mivumo n'akarandi katuvaho. Icya mbere nshaka ko tumenya, kandi numva nifuza ko basobanukirwa, muri buno buzima turimo hari imbaraga ebyiri zikomeye mu buzima bwa misi yose. Ni ukuvuga ngo in this life there is two powerful forces that is at work in the life of individual. They are blessings and curses. Nuvuga ngo muri buno buzima hariho imbaraga zifite ubushobozi, hariho imbaraga zifite, hari ibintu bifite imbaraga ku isi mu buzima, kandi bikorera ku muntu ku giti cye cyangwa ku bantu benshi. Icya mbere ni umugisha, icya kabiri ni umuvumo cyangwa se karande mukurikirana.
uko wabikora kose nuko wabaho kose nuko wagenda kose, izo mbaraga ebyiri ntabwo ushobora kuzigezayo, kuko iyo udafite umugisha ufite ikindi kibazo. Nta hagati hahaba, please, nta hagati haba. Ni blessings cyangwa se ni curses, bigushuka, nta hagati haba. Izi mbaraga ebyiri ziri powerful kuko nta hagati hahari. Ngo hari ibihugu ngo biri mu bihugu biri ngo biri gutera imbere gaho n'ibyatembere n'ibyasubiye hasi ye ni mu bukungu, ariko mu buryo buri individuel, mu buryo buri individual kuri buri muntu habaho umugisha, hakabaho n'umuvumo, nta hagati hari. There is no middle, there is no touch. Nuvuga ngo uraba blessed cyangwa uraba cast. So nuvuga ngo uragira umugisha cyangwa se urabagaho n'umuvumo. Nuvuga ngo wa mugisha uraza kuza. So ni imbaraga ebyiri zoperatingira zikorera ku muntu uwo ari we wese kandi mu buryo buri individual. So nuvuga ngo hariho umugisha, hariho n'umuvumo, nta hagati hahari, nta hagati uzabona. Ya bola nta hagati uzigera ubona, ni ibi cyangwa ni ku nkombe cyangwa ni mu mazi, nta musozi. So nuvuga ngo izo mbaraga, in life we have two powerful forces which are operating in our life. No, it's blessings or curses. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo abantu banze ubyumve mu mutima wawe. Nta Imana ngo mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki nzabaho umugisha. Ntiyavuze ngo muzahagarara hagati. So tuganire nge nawe, nta hagati y'umugisha n'umuvumo ntihabaho. Urakira cyangwa urakena, urabaho cyangwa urapfa, urashaka cyangwa ntushaka, urabyara cyangwa ntubyara, uriga cyangwa ntiwiga, uragenda hanze cyangwa ntuzajyayo, ufite imiryango cyangwa ntihari. There is no middle, nta hagati hahari. Ni mu muvumo, ni mu mugisha. So telebora fayimo. Yemwe abantu mukurikiye umwe w'Abera Ministries, nta hagati hahari. Urakizwa cyangwa urapagana, uri umurokore cyangwa nturiwe, nta hagati. So ariko izi nabwiye ngo two powerful forces which operating in our lives for individuals. Kuko buriya nawe umugabo n'umugore uri mu rugo rwawe, izo mbaraga ebyiri zirahari. Hari zirwanya umugore, hari zirwanya umugabo, hari zirwanya abana, hari zirwanya impinja, hari zirwanya abakuze, hari zirwanya byose. Nuvuga ngo izo forces z'uko umugisha winjira kandi ntibishobora kubana. Reka nkurahize ukuri, ntibijya biturana bino bintu, gusa biregeranya ariko ntibibana. Aho umugisha uri umuvumo uragenda, aho umuvumo uri umugisha uragenda. Nuko bimeze rero. Ariyo mpamvu bagombye kuba maso, kwirwanaho, ugatekereza icyo ukwiye gukora, ukumva ko mu buzima bwawe hari impinduka ukwiye kuzana rimwe na rimwe zishingiye mu kumenya igikwiriye no guhindura ahazaza hawe udafite kurangara. So there is no hamido ihari, ni umugisha ni umuvumo. Tiwaba umugore ngo n'umugabo nuko ubuzima kandi ni imbaraga utabasha gukontorora wowe ubwawe. Umuntu Imana yoherejeho umugisha, niyo mwafunga amarembo, nubwo mwasakuza, nubwo bagira gute, nubwo baroga, ntibikunda. Ariko n'umuvumo wamaze kwinjira nawe, iyi curses za karande bikuruki nayo iyo byinjiye nabyo, ubwo umugisha ubugiye. Ni kimwe kihave ikindi kihaza. Please, nta hagati, ntaho. It is two powers. Again, powerful powers. Bifite imbaraga, hahandi uwubaka etaje zigerekeranya akerekana gukira, noneho umukene nawe akerekana kwirirwa yirukanka n'inzu arimo ntabashe kuyikodesha ikamunanira. So ni ubwo buryo, hariho kubaho no kutabaho. So hari izo mbaraga ebyiri zirimo zo paretingira kuri wowe, kandi bigaragara ko usa nk'ucecetse, usa nk'utabibona, usa nk'utabyitayeho, usa nk'utabireba, ariko still zirimo ziroparetingira ku buzima bwawe, kandi wagombye kuzitegeka imeriye, ugategeka uti Satani va ahantu. Bantu mukurikiye umwe w'Abera Ministries, mukomeza mukora, mwiyandikisha nyaboneka, muhereze n'abandi. Buno ubutumwa bwiza umuntu akwiye kumva, kumenya ko hari imbaraga ebyiri zo paretingira kuri wowe, zikorera muri we muri buno buzima. In this life we have two powers, again powerful things, blessings, curses, no middle.
uravamo muri iki urajya muri kiriya. Impamvu ibiri bivuga ngo nzaba umugisha nta kindi, mwibuke ko yavuze muri Yobu ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. So rero wabyita ngo ndi ndondogozi, ariko ntago ndondogora. Ndajya maze nkumvishe ko izo mbaraga zikorera iwawe arebye zimwe zibyigana, kandi aho umugisha uje umuvumo urahunga, aho umuvumo umugisha nawe urigendera. Bitanagutangaza yuko ushobora kuba urimo ugenda uri munsi y'umugisha cyangwa se uri munsi y'umuvumo kandi ntubimenye. Rero uyu munsi ndashaka kwereka ibintu bitanu byerekana ko izo mbaraga zikuriho ndetse n'icyo Bibiliya igutekerezaho gukora. Ni ibintu ukwiye kumva navuga cyane ngasakuza, ariko muri hangana ndumva muri njye hari umuriro urimo waka mu gituza. Shaka kumenyesha ngo ibi bintu wiryama ngo usinzire, hari imbaraga ebyiri kandi mwibyiga indi. Nuvuga ngo icyo kintu ugomba kukimenya. Ushobora kuba ugenda mu byose nta kibazo. Nuvuga ngo intego yo kubwira iri jambo, intego yo kubwira bino ntuza kugira ngo ufunguke amaso, open, fungura amaso, noneho umenye ngo ndarwana n'iki, ndarwana nande, afite izihe mbaraga, ndabikora gute, nzabisohokamo gute, nzabirwanya gute, harya ubundi mu rwego ndimo ibi byashoboka cyangwa ntabwo byashoboka. So nukuvuga ngo nugusobanukirwa no kumenya no kwinjira no kuhagarara ukamenya ngo ese ibyo ndimo nkora bishobora kuba ukuri cyangwa se ukuri. So icyo ntego mfite uyu munsi wa none, ntego nicaye uyu munsi wa none, no kugira ngo nibura ufungura amaso yawe. Intego y'ikintu cyigisho nkuzaniye, fungura amaso yawe kandi ugire n'ubwenge. Kugira ngo ubashe kumenya isoko nyamukuru iyo kumenya ibi bintu ukabyumva nk'ibintu bikomeye ku buzima bwawe, warangiza ugasobanukirwa, ntugasuzugura ibihanurwa, ntugasuzugura ibintu wabonye byitewe. Intego nyamukuru nzi kongeye kubyumva, ariko ndagira ngo ufungure amaso yawe urebe inkomoko yabyo, umenye aho ubuzima buva ndetse umenye n'uko abantu babikora, umenye nabo muri kumwe mu buzima kugira ngo ubashe gukomera. So the purpose of this article is to open your eyes to see the primary sources of the problems most people face in your life. Intego y'icyigisho numva nakuzaniye, intego yo kwicara nkaryama ngategura, ndyamye ngategura, nkagenda ngategura, bikansaba umwanya wo kubikubwira, no kugira ngo ufunguke amaso yawe. Fungura amaso umenye ibyo hanabyo, umenye inkomoko ya mbere. Numara kwimenya ufungura imyumvire, noneho nurangiza umenye ngo ndi kumwe nande, mpagararanye nande, ndimo ndahura nande, umwana nabyahura n'ibiki, umugabo wanjye ahura n'ibiki, umugore wanjye ahura n'ibiki, ngiye mpura n'ibiki, nibihe byago biri kumfesinga, ese harya ubundi kuki byaje no kubera iki. Ibyo ukabasha kubimenya, ukabyidentifia, ukanabihagararaho, ukanabikora neza, ariko kugira ngo ubashe kumenya ngo ibi mpura nabyo ni ibiki, biza gute, muzihe mbaraga, bimfiteho izihe mbaraga, bimfiteho ubuhe buryo, ese bizanisha mu rwego rungana iki, ese amaherezo bizangira mu rwego rureshya gute. Ugomba gufunguka amaso. Please open your ears. Fungura amaso yawe, wifata ibintu minenego, wifata ibintu nk'ibidahari, kuko izi powers, two powers ziri powerful, the blessings and curses. Kandi iyo kimwe gihe ikindi kiragenda, iyo kindi gihe hari ikindi kiragenda, ngo ntibitura nta hagati. So niyo ntego nari mfite ngo ufunguke amaso ku bumwe bw'abera ministries, none umara gufunguka amaso umenye icyo ukwiye gukora n'icyo ukwiye gufata. Igitangaje gikomeye n'intego y'ibintu ni ukugira ngo tubashe kwidentifia neza ibyo bintu bitubaho. Ko rimwe na rimwe abantu usanga batabasha gusobanukirwa bino bintu, habyumve undi ati buriya kuba afite umugisha nuko afite etage. No, ko afite etage ntabwo ari umugisha, kuko hari uyifite kandi arayiririramo. Kuba utunze imodoka nziza ntabwo ari umugisha, kuko uwumva wanayita ku muhanda ukagenda.
kuba utunze umugabo mwiza ntabwo ari umugisha wabonye, kuko hari n'umugabo ku isura mwiza ariko umutima n'ubugome bwe ari bwinshi mu rugo rwawe. Nawe urabizi. Ushobora no gutunga umugore abantu bose batangarira bita mwiza, bavuga ko ari mwiza kurusha abandi, bavuga ko asa neza, ariko ibikorwa bye byo mu rugo byabaza umutima w'umuntu. Ushobora kubyara abana benshi utinagize amahirwe, aho ugasanga nabwo ni umuruho, ukabyara bake nabwo ni umuruho, ntubyare nabwo ni umuruho, wabyara nabwo ni umuruho. Ntabwo tugiye kuvuga umugisha nk'ibintu bifatika umuntu ashyira mu ntoki. Ndagira ngo ngukosore mu mutima wawe. Ntabwo umugisha ari ama etaje n'amazu no kujya hanze no kujya mu ndege no kugira no. Umugisha dusobanura ni amahoro ubonera mu byo ufite. Tasire clone fire. Ngusubiriremo. Ndazi ko abantu mutima ngo kanaka afite etaje, kanaka yaguze imodoka, kanaka afite indege, kanaka yambaye costume, kanaka ibyo urimo mbwira ntabwo ari ikimenyetso cy'umugisha. Ikimenyetso cy'umugisha ni amahoro ugirira mu byo ufite, ni amahoro ugirira muri rwa rugo rwawe, ni amahoro ugira muri ka kazi kawe, ni amahoro ugira mu byo ukora, ni amahoro aboneka mu kazi wirirwamo ukora kandi kawe bwite. Ukavuga uti nabonye akazi mfite nk'amahoro, nabonye urugo mfite nk'amahoro, nabonye ubuzima mfite nk'amahoro. Ariko hari umuntu uba mu nzu ye, dusobanura amavuta kandi agira amateka. Umuntu aba mu nzu ye nziza cyane ya etaje yamuhenze ndetse irimo ideni, ariko amateka n'akarande bikamubwira ngo byuka tuvugane nawe. Ukajya mu mbeho saa 9 ukicara muri bariko yawe, avuga ati ariko ubundi yunze kumara iki, ubundi umaze iki, ubuntu uri iki, umaze gute. So rero ntabwo umugisha ari ubwinshi bw'ibyo dufite, nawo ni byiza, ariko si ikimenyetso cy'umugisha. Ahubwo umugisha ni amahoro tugirira muri ibyo bintu dutunze, ni amahoro tugirira muri uwo muryango, ni amahoro tugirira muri urwo rugo, ni amahoro tugirira muri iyo mibereho, ni amahoro tugirira mu kazi kaba katunaniye, ni amahoro tugirira muri za ngendo zacu, ni amahoro tubonera mu byo dufite byose. Asifiwe Bwana, haleluya. Ngiyo blessings, ngiyo umugisha rero. Nuvuga ngo ni ibyo rero, kuko uramutse ugiye kubara ibintu ushobora kuvuga uti kanaka afite amazu ageretse nka 20, umusozi wose n'amazu, ariko muri ayo mazu harimo ideni banki ringana icya kabiri, urugo rwo rumeze gute. Rero ibyi bwinshi ushobora ubuse bangahe bafite amamodoka meza, ariko yajya kwatsa imodoka gahinda kati umva giye nitwa gahinda, zimya imodoka parika ku ruhande nkuvugisha. Hano gushobora guparika baza kwandikira contravention, agahinda karakubyutsa, agahinda karagukangura, agahinda ukora mu buryo ati urarya iby'iki ko ntacyo maze, ugahita ushyirikanya hasi. Agahinda kakubuza guteka ibyo kurya kandi bifite mu nzu, agahinda kakubuza kugira amahoro kandi uyareba, agahinda kakubuza gusinzira ku gitanda cyiza wiguriye amafaranga ahenze, ariko wagiramo agahinda kati byuka nkubwira ijambo rimwe ubundi urinde mwene nde kwa kanaka, ubundi byawe ni ibiki ko bitanasobanutse utabyumva, harya ubundi bizamera gute. Ukisanga already wamaze gusa nk'umuntu wacumukuye, kandi by'ukuri ni kagahinda kaguteye. Agahinda kakwibutsa ko utabyara, agahinda kakwibutsa ko washenye urugo, agahinda kakwibutsa ko nta mahoro ugira, agahinda kakwibutsa kuri wenyine, agahinda kakwereka ko nta muntu muhagaranye. Ni ukuvuga ngo ni igikomere cyimbitse kiri imbere gishyira umuntu mu kaga bitewe n'iki, n'ibyo yatekereje, n'ibyo arimo, n'ibyo yakoraga. Agahinda kakuvana mu ijipe kati shyira ku ruhande nkubwire ubundi urapfuye, akakubwira ko gahinda ko. So rero bantu mwibeshya ko umugisha ari ugutunga amafaranga, bandi mwibeshya ko umugisha ari ugutunga abana benshi. Ntabwo ariko bimeze. Ahubwo umugisha ni ukugira ibyo, ariko ukabara amahoro ubibonamo, umugisha ubibonamo, byunguka, udahomba, udasakuza, amahoro agaragara, ukumva ko vraiment umutima wawe utuje, wabona 10,000, wabona 20, wabona 40, wabona 70, wabona 30, ayo wageraho yose ukumva ufite nk'amahoro atekanye muri wowe. Nicyo bisobanura, nicyo binavuze. Ni ukuvuga ngo ni amahoro uri bwinjire mu kwakira ya masezerano ya mazima no kwinjira muri gakondo ndende yo kubasha gusobanukirwa wa muvumo na karande n'ibindi byose bikujeho. Rero iyo tuvuga aya magambo muri buno buryo tuyaganiraho kandi twongera tunavugaho tuyasobanuraho, ni iki twifuza ko umutima wawe umenya. Mfite amahoro angana iki mu byo nkora, mfite amahoro angana iki mu byo ntekereza, ese igahunda yanjye muri projet yanjye bimeze bite. So rero ibyo bintu byose byo paritingira muri wowe, ugomba kubisenya kugira ngo ubashe gutabarwa no kwegera Imana.
ntekereza ko hari abantu benshi usanga kuvuga definisiyo y'umugisha ntibayumve. Gutandukanya umugisha n'umuvumo ni ikintu kigoye. Ni ukuvuga ngo umuvumo bisobanura ko nta cyiza ubona n'icyiza ubonye mukiriramo ntukirya nk'uko ugishimye. Ndabizi ko uyu munsi tuganire nk'abantu b'Imana, kuba ushobora kuba warihingiye ufite amata y'inka zawe ariko bati ntuzayanywa kubera diyabete, uzayateka inshuro izi n'izi, ya nkoko yororeye tuzi ko inkoko iryoha ikaryoha inyuma gatoya, atubanza ukureho rwa ruhu. Ibi bintu tubamo, ariko biravuze ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro ijya yongeraho. Please, iki kintu gisobanukirwe. Imana ikumpera umugisha. Reka nongere ngo usebe ukomeza ukore comment, ukore share, like ndetse wiyandikishe muntu w'Imana ukurikire iki kiganiro. So rero ntabwo ushobora gusobanukirwa umugisha ngo usobanukire utaramenya n'umuvumo. Imana iguha umugisha uko ukwiye kubitandukanya n'uko ukwiye kubisohokamo. Ese ubundi umugisha n'umuvumo ni iki? Nakabazo. What is the blessings and curses? What the difference between? Ni ibiki hagati yabyo, ni ibihe ukwiye kumenya? Kandi bimbabwira ntibitinya n'ababishop n'abarevera n'abapasiteri abagore n'abagabo nabo hari igihe zikarana bafata zikabakubita. Nuvuga ngo urwego tubibonamo si rwo abantu babiramo, gusa n'umuntu ku giti cye ubasha kumva aka kantu, kandi yamara kukumva neza agasobanukirwa akamenya ngo ahasigaye reka mfata ingamba nabimenye. Ijambo umugisha cyangwa guhabwa umugisha, umuvumo cyangwa kuvumwa ni amagambo abantu benshi bumva mu buryo butandukanye, rimwe na rimwe bagiraho impaka. Tuba tuganira cyane mu buryo bwa Kristo. So abantu benshi bakunze guhuza umugisha, bakawuhuza n'ubukire, bakawuhuza no gutabarwa, bakawuhuza no guhabwa imirage y'iwabo, bakabihuza no guhabwa ibyo baba basigiye, bakumva ko ari ibyo bintu cyangwa ari ubwo buryo. Bizera ko ari ukuba umukire, gutsinda, gutera imbere, niko abantu binzi ari ibyo bintu. Nabyo nibyo biba bihari, ariko si cyo bivuze. Abizera niko babibona cyane. Bakubona ngo wahawe umugisha, wahawe umugisha, wahawe umugisha, wahawe umugisha, bakabivuga aho ngaho guto. Ariko iyo abonye umuntu w'umukene, umuntu w'umunyabibazo, umuntu ushonje, umuntu utagira umwitaho, umuntu utagira umuvugisha, uwo muntu ahita bamwita ko yavumwe. Bavuga ko yavumwe. Ariko iyo turege mu ijambo ry'Imana siko kuri. Ashobora kuba ari mu bukene ariko afite amahoro mu bintu arimo kandi akabirambamo. So rero twe kuganira. Nuvuga ngo Bibiliya ubwayo isobanura neza umugisha cyangwa se guhabwa umugisha. Nuvuga ngo guhabwa umugisha ni iki? What is a blessing? The blessings means to be recognized by and accepted by God. Kuba uri blessed nuko uba wemerwa n'Imana kandi Imana yarakwakiriye. Icyo automatically gihita gifungurana ya migisha na ya mazu utunze nayo bwayo akakubera umugisha. Hari ukuntu twibwira ngo bafite amafaranga, barakize, bateye imbere, ahora mu ndege, ahora mu ariko ntuzamarira biririramo rero. Nuvuga kugira ngo mbigusobanure neza, wareba muri Luka ibice 10 umurongo wa 14 na 20. Aho uza gusanga inkuru y'abigishwa ba Yesu Kristo ubwo yababwira Yesu ababwira ibyo agomba kuzabaho. Uze kureba ubyitegereze. Ni ukuvuga ngo n'umugisha ubwawo usobanura ikintu kimwe, kubuzwi n'Imana, recognized by God and accepted by God. Niba koko uri lakoni n'Imana,
ukaba warakiriwe n'Imana. Icyo nicyo cyambere cyo kimeze nka fondasiyo y'umugisha ku buzima bwawe, ndetse gituma ubasha kugera kure. Imana iguhe umugisha, kandi uwo mucyo ukakuzira. Ntabwo ushaka kuvuga ibintu byinshi cyane, ntabwo cyane. Rero ku mwana w'Imana, kwitwa ko ari n'Imana, izo nizo mbaraga zitangira gukorana nawe no kugendana n'Imana. Noneho babandi tuvuga, babarozi, babagambanyi, babadayimoni, ya myuka mibi yose yarakugwanya, igatangira igacogozwa nuko wowe umaze kugira imbaraga z'uko you are accepted by God and you are blessed by God and you are recognized by God. Suba ngo Imana irakuzi kandi irakubona, irakurokonesa, yaranakwakiriye. Deja noneho yanzu twavugaga, ya mafaranga twavugaga, bwa buzima twavugaga, cya cyerezo twavugaga cyose, ugiye kumva uhiriwe kuko ufite ya fondasiyo. Ikindi, umugisha ni ukurama, ntago ari ugukenyuka. Umugisha ni ukubyara, umugisha ni ukongera umuryango, umugisha ni ukugera ku nshingano. Buriya ibintu ku isi byose birasaza, ariko umuntu w'agaciro ntabwo urubaka inzu ngo bavuze impundu, ntabwo uratega indege bavuze impundu, ariko iyo wabyaye bavuze impundu. Kubera iki? Uribyaye, uricunguye kuko Imana ibiguhaye. Umugisha rero, umuryango ntuzima, umuryango ntuhona, umuryango nturangira, ahubwo nuvuga ngo habaho generation to generation blessings, generation to generation. Hakabaho ibisekuru bisimburanwa, hakabaho abantu basimburanwa, amafaranga asimburwa nandi, ubuzima bugasimbura urundi. It's like a generation to generation blessed. Abantu bahawe umugisha n'Imana batasuzugura. Tangira ngo nkubwire wo nkurikiye, wowe uri munyumva kano kanya, menya gutandukanya ibyo byose no kubihagararaho no kumenya igikwiriye mu buzima bwawe, kugira ngo data aguheshe umugisha nkuko yawukwemereye. So rero ni byiza, byiza cyane. Reka some ku mazi nkomeze, hanyuma tukomeze tuganire abantu b'Imana. Imana ibaha umugisha cyane, kandi Imana ibagire neza. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuba rokoni n'Imana, ni hahandi n'abadayimoni batakugiraho imbaraga, batakugiraho n'ijambo, kuko ushorewe n'imbaraga zisumba byose, ndetse urimo uragera mu rwego rudasanzwe rwo kwakira umugisha w'Imana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe imaze kwakirwa n'Imana no kwemerwa n'Imana, n'ibyo ukoze birakunda. Tugomba no kumaranira kumva ko turi kujyana n'Imana. Hari abarwayi bameze nabi bafite na bwabukire. Rero umuntu wibeshya ko umugisha ari ugutunga amafaranga n'ibindi, oya, ahubwo umugisha no kubuzwe n'Imana, amahoro ugirira muri bya bintu byawe ukagubwa neza. So ni ngombwa rero kwakwishimira ubutunzi, kwakwishimira abana, kwishimana n'umugabo wawe, kuryoherwa n'umugore wawe, kubana n'abana wishimye, akazi kaguhiriye, ibyo ukora bikunda. Naho hantu berekana ko you are blessed. You are blessed. Wireba ku modoka afite, ahubwo umenya amahoro afite muri iyo modoka. Wireba ku nzu yubakamo, umenya amahoro afite muri iyo nzu. Bya byishimo afite nibe, kuko Imana yatubwira ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro ijya yongeraho. Imana itugire neza cyane. Ariko rimwe na rimwe cyangwa kenshi mu bantu usanga buri gihe bibitsemo kubabara, kibeshya yuko ubutunzi ari ikintu. No, ni bwiza, turabushaka, turabumaranira, turabuharanira, turanaburwanira, yemwe tubushaka mu buryo butandukanye. Ariko amahoro ufite muri ibyo bintu niyo yonyine yerekana agaciro k'ibyo urimo ushaka, in the name of Jesus. Rero iyo umuntu akomeje kwibwira ko umugisha ari uburyo, none se kuba ufite firigo yuzuye utabasha kubirya ni umugisha? Rero nk'abana b'Imana tuba twaramaze guhabwa umugisha iyo tumenywe n'Imana, tukakirwa n'Imana. So imigisha itugeraho, no kuvuga ngo the blessing can attract riches, but blessings is not measured by the riches. Abakire bagira amafaranga, ndetse umugisha ukanabageraho, ariko umugisha ntabwo barirwa ku bakene, kuko bigaragara neza yuko harubwa ngo buza ku bakene. Ntabwo ari ngombwa cyane. Umugisha ntabwo
ari ushingira ku bukire, ahubwo umugisha umuvumo ntushingira ku bukene. Umugisha wareba Lazaro nawe yarazutse, byose murabizi, 13:20. Nuvuga ngo umugisha ushobora kukuzaho, ushobora kuza ku bana. Umugisha ni inkomoko y'ibyiza umuntu aba yaravunikiye, umuntu aba yararuhiye, kandi ukayibona mu izina rya Yesu. So rero ndumva ko usobanukiwe neza ko the blessings is not a thing tangible, nabyo birakenewe, ariko ahubwo tubona ngo what tukibaza ngo ni ayahe mavuta, ni izihe mbaraga, ni ubuhe buryo, ni icyo akuye muri ya mazu ye, ni icyo akuye muri ya mafaranga ye, ni izihe mbaraga abashe kwinjoyinga muri we mu gihe ari gusenga Imana, yegereye Imana, ni icyo agezeho, ni icyo abonye, ni icyo akoze. Ese muri bya bintu atunze, muri bwa buryo bwe, muri bwa buzima bwe, twamenya agaciro k'amahoro muri ibyo gute? Twamenya gute ko afite kurama n'ubugingo? Twamenya gute ko afite iterambere no kuzakomeza? So rero ruvuga ngo umugisha si ikimenyetso cy'ibyo ufite, ahubwo umugisha ni ikimenyetso cy'amahoro ufite n'iterambere muri ibyo bintu, kandi uva mu bwiza ujya mu bundi. Imana itugeza mu izina rya Yesu. Nakubwiye ngo there is two powerful things in our life. Hariho imbaraga ebyiri mu buzima. Icya mbere, imbaraga y'umugisha iva ku Mana, n'imbaraga y'umuvumo iva kwa Satani n'abarungi n'abadayimoni no guterekera na bya bintu byose bajya bakora by'ubupagani bajya batuzanaho. Kuko buriya umukire ashobora kuba akize ariko afite ibindi atunze. Ko ni ukuri muntu wihenda kw'amafaranga n'amazu n'imodoka n'ibindi biteye ubwoba ari ikimenyetso cyo gukira. Oya, ni ikimenyetso cyo gukira nyine, ariko ntabwo ari ikimenyetso cy'umugisha, kuko umugisha ufite ibintu bitandatu. Cya mbere ni ukurama, kutarwara, kutarwaza, kubyo ukora biguhira. Icya gatanu, kuba ibyawe byose bifite uko birinzwe. Icya gatandatu, nuvuga ngo bwa buzima urimo ufite buzabiraga, utazabisigira imbwa n'abandi bantu batari mu muryango. None hasigaye imyaka gukenyuka bikarangira mu buzima, mugatangira myaki, mukagira musanga ufite abantu b'imyaka. Ndumva tumaze kuganira ku cyitwa rero umugisha. Ndarangije, reka naho nsimbukire kucyo nakwita umuvumo kandi tuganireho. Ese ubundi bakuje umuvumo ni iki? What is a curse? Umuvumo ni iki? Umuvumo ni ikimenyetso n'amagambo biza ku muntu agahinduka cyangwa se akaba victim, bikakwizingiraho, bikagushyira iruhande rwawe, ugasanga ubaye iki, uba ugizeho wa magambo y'umuvumo yakuvuzweho mabi cyane. Ni ukuvuga ngo ekasi cyangwa se iki ni ibimenyetso by'umuvumo n'akarande biza bikajya ku muntu, byamara kugera ku muntu bikamubaho cyane, kuko ari Satani cyangwa imyuka mibi yabaje kwanosa ibyo bintu. Ikindi, umuvumo nkuko nabigusobanuriye, ni igihe umuntu mu buryo bubohotse cyangwa runaka, ubwe cyangwa abandi, cyangwa ugizemo uruhare, yishora mu bintu bibi birimo ubucakura n'uburyarya bimuzanira umuvumo, ndetse Satani akabona umwanya wo gutangaza wa muvumo ku buzima bwe, kandi byarangira ugasanga umuntu bimugizeho ingaruka. Umuvumo wawumvise. Kandi umuvumo ni uruhererekane, bisobanura yuko nta mugisha uhari, ahubwo hariho gupfa, hariho gukenyuka, kubura ababyeyi, kubura umuryango, kubura inshuti, kubura ibyo wakoraga, utakaza akazi mu gihe gitoya, kwisanga uri wenyine, ndetse kwisanga ibyaragukurikiranye wabuze aho werekera, ukisanga mu buryo buremereye wagowe. Nicyo basobanura wa muvumo. Rero amagambo y'umwanzi n'umubisha yavuze kuri ubwo buryo, kandi ugasanga birakugoye. So mbisubiremo cyane, ni uburyo ki ibyago byakuje ukaba victim w'ibyo bintu abantu bavuze bati uzapfa utabyaye kandi ntubyare, koko uzagira ntabikunde. So izo mbaga zirahari. Rero wavumwa n'ababyeyi, wavumwa n'abantu, wavumwa n'ibyo ukora, wavumwa n'aho ukora, wavumwa n'ibyaha wikorera ubwawe, ariko ibyo numva ko ni opposite ya blessings. Njyewe akenshi nakunze kubasobanurira types of generation curses, cyangwa se ubwoko bw'imivumo igera kuri 5. Icya mbere ni umuvumo uva ku Mana, ubwa Imana ikakuvuma pe, kubera iki? Wishoye mu byaha
by'indengakamere urangije ntiwanihana unashishikariza abandi gukora ibyaha urangije Imana irakureka. Tujye tubiganiraho murebe mu bice bitatu byo gutera kwa kabiri byo byitangiriro aho Imana yivumiye Kayini ubwe ku mugaragaro Imana iramuvuma. Umurongo wa 13 n'Imana yabwiye Kayini ko umurongo wa 13 yabwiye ko umugore azabyara ababaye. Imana irangije ibwira n'umugabo nawe yuko ngo kurya umutsima we n'ukubira icyuya kandi ko ubutaka buzavumwa kandi ugasanga tubuze icyo dukora bukavumwa neza burundu ugasanga ari ikibazo gikomeye. Ibwira umugore nawe uzabyara ubabaye. Ibwira Adamu nawe ngaza mu byo kurya abishya kuya. Umuvumo w'Imana kenshi uza ufite imbaraga kandi ukagera ku butaka ukagera ku bantu ukagera no ku byaremwe. Ntabwo wiwe operating bwawe wenyine ahubwo bufite ikindi kintu wibitseho kandi kitari cyiza ku buzima bwawe ngo uoperatinga mu buryo bw'ubuzima buryo bw'imibereho ku butaka ku bantu no ku buzima. Ni Imana yabitangije. Iyo tutagendanye nayo ride turabibona. Aha ni naho njya nagaruka yenda abantu babisobanura bakayifata nayo mu buryo budasanzwe ariko n'igihe cyose nawe ubwe wicaye uri mutekereza nawe uri mukora nawe uri muvuga hanyuma Imana yo mu ijuru ikabona neza ko uri mu cyaha wihindura umuvumo. Buriya bavuga ngo mutange icya 10 nacyo ntugitange nawe n'umuvumo uva ku Mana mu rusengero usengeramo nahuba. Ubumwe bw'abera ministry uzakubwira inkomoko y'umuvumo wose. Cyambere nuva ku Mana. Tumuva ku Mana rero sinzi ugukiza uwo ari we. Twahabonye ntago nshaka kubitindaho cyane ko byagendekeye kuri Adamu na Eva ko byagendekeye abantu bose ko byagendekeye abagenda bakora bose kuko umuvumo wagiye ugira imbaraga mu buryo butandukanye ushingiye ku cyaha. So ugomba kumenya icya kabiri ni umuvumo uva ku mategeko. The curse of the law. Gutera kwa kabiri 20:15 haravuga ngo nutubariza amategeko yose nkubwira uyu munsi wanone ngo akurikize ibyago bizagufata. Bavuga ngo uzasaba harongora nduzubaka inzu hajye mundi uzajya kurwana uhunga abanzi uciye mu nzira zirindwi hazavuma ikiboheramo hazavuma aho bikifu hazavuma aho hinguza mu mirimo za mu majyana amaza. Urumva deja na amategeko bwa akubwiye ngo nibyo se kubu twakire Kristo kandi tugomba kubikora tukegera Imana ikadufasha. Reka nkubwire umuvumo wa gatatu. Umuvumo wa gatatu the curse of a man. Curse of a man. Umuvumo uva ku muntu. Uyu muvumo akenshi ni umuvumo ufata nyirawo ndetse ukamubangamira ukamushora mu bintu bikomeye cyane ko hari ibintu bibi yakoze bitari bikwiriye akora ibintu bitari byiza akora ibintu bitari bimenyerewe akora ibintu bitaje kubera iki we yamaze kwishora. Tubonye ko umuvumo wa mbere already ushingiye ku Mana, uwa kabiri ushingiye ku mategeko, uwa gatatu ushingiye ku muntu ku giti cye kubera ibintu yishoramo n'ibyo akora guhemukira abandi kubavuma kubarwanya n'iki bikamuhitana akagubwa nabi. So rero nta kindi byose no gukizwa. Umuvumo wa kane ni umuvumo ukomeye ufite imbaraga ziremereye. No kuvuga ngo ni umuvumo w'imbaraga icyo twita the curse of idol worship. Icyo bita kuramya ibishushanyo. No kuvuga ngo ni uburyo ki bwo kuramya ibishushanyo noneho no kuba umuntu wabikoresha. Ibishushanyo tuvuga ntabwo ari bimanitse mu nsengero, ni kuramya imyuka mibi yariyo yose. Ibishushanyo bisengwa kujya mu bapfumu, kujya kuraguza, kujya guterekera, kujya gukora ibintu bidasanzwe, kwishora, kwica indasago, baraziguciye ku maguru mu maso hose, impamvu utaraguciye indasago, ibyo byose rero biragufata. Ni ukuvuga ngo idols, ikintu ibishushanyo bisengwa nabyo ubwabyo bifite umuvumo bizana kandi ukaza umuvumo uremereye kuruta uko ubitekereza. Bivuze ngo ubukeneye kubohoka no kuwukuraho. Usomye ibice 20 umurongo wa gatatu mo kuva hazabwira ngo ntuzikubita imbere yabyo ariko mwaraterekereye mwarabanzwe musubirayo murongera murabikora nabyo. Abantu bararya ibiterekereshejwe, abantu barambara ibyize gute, so abantu banyoye amaraso, abantu bavanze amaraso, abantu biciye indasago, abantu bisize amafu. Njya nibaza ikibazo nkabaza umuntu w'umugabo cyangwa w'umudamu, ni gute wambara agati ngo hakurinde? Baciye ku giti agati katirinze ngo ntibagateme kakurinda wowe.
umuntu afata uruhunga rwitwa intare, intare zibagirwa he ngo akiragaho k'intare kakurinde, agaho katarinze intare yari kariho kararinda wowe. Ntiyumva ko harimo ubuswa, ntiyumva ko harimo uburwayi, ntiyumva ko ariko amafuti. Ibyo bintu birashoboka kweli? Haba ngo baraguha ibuye rikurinde, ibuye ritirinze ngo baritore. Rero abasenga ibishushanyo n'ababirimo, izo ni inzira, kuko nababwiye ngo kino kiganiro cyacu turashaka ngo ufunguke amaso umenye ko there is too powerful in our life, the blessings and the curse, but there is no middle. Nta kintu kiba hagati y'umugisha n'umuvumo. Ugira umugisha cyangwa ukavumwa nuko biteye. Kandi ikindi gusobanura ko umugisha ntusobanura amazu, ntusobanura abagore, ntusobanura kubyara, ntusobanura imibereho. Nakubwiye ko umugisha usobanurwa n'amahoro ugirira muri ibyo bintu byawe. Umugisha usobanurwa n'umugisha n'ibyo ubonera mu rugo rwawe, ko aratunze ingo nzima ariko uyu munsi basaze. Hari n'abahangayitse. Ntabwo umugisha ari ama etaje n'amazu maremare, umugisha ni amahoro ubonera muri iyo nzu. Hani tugiriye neza cyane. Kandi twumye ko kugira ngo ugire umugisha, icyambere ni ukuba uri recognized by God and accepted by God. Iyo ufite ibyo bintu, ufite za fondation. Sumva rongo umuvumo w'ikintu urimo ukora we uzuri opposite. Bavandimwe mu kuri iki kino kiganiro, nta ku ruhande nta hirya, hariho umugisha, hariho umuvumo tukuru. So ku bantu basenga ibishushanyo, twerekana umuvumo ahantu ukomoka, urabona ko umugisha ni ku Mana gusa, ariko umuvumo tubonye ahantu henshi. Ku Mana kuri Adamu na Eva, jya kuri Kayini bakoze ibyaha. Twaje kubona icya kabiri ni amategeko, ukuntu ajya tugira tubona ko ari umuntu. Kane tubonye ko ari gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana, guterekera kubandwa. The idol worship is a major way to attract a generation curses. So ngo ibishushanyo birimo kuraguza, birimo kuramya bino bintu, birimo guterekera, ni inzira imwe yihutisha guhita utangira kwatakwa na generation curses. Hari igihe bisaba ko mbishyira mu Cyongereza kugira ngo niba nawe ubyumve neza. Mbigusubiremo. Idol worship is a major way to attract a generation curses. This is the one of the main reasons and sources of generation curses. Ni soko, ni umugezi ukomoka imivumo yose nkuko bagusobanuriye. So ubisure mu byumve cyane. Aya magambo yakire. Idol worship is the major way to attract a generation curses. This is one of the main reasons why African, South America, Central America, and some others. Abazungu baratekera uyu munsi, ariko bafite ibintu bakora za maji y'ibitabo n'ibyo basoma byose. Rero ni ukuvuga ngo kusenga ibishushanyo, kuba umuntu atubaha Imana, ko yagiye mu bintu by'upagani, guterekera, kuraguza, kubandwa, baguca indasago mu gahanga, harabaca indasago hafi ya sexe zabo, harabaca indasago mu mugongo. Urwango baguca indasago mu gahanga birasobanura ngo ntuzigere ubona imbere yaho werekera. Baguca indasago mu mugongo birasobanura ngo nta mugisha uturuka mu bitugu byawe. Baguca indasago hano ku ruhande nta mugisha uzabona. Bagukagiye bashyizemo ya miti yabo ngo bakageraho, kumbi ni kagafu bashyizemo, no ku bitugu hose ntacyo babasha guheka cyane. Hano mu mugongo impamvu hasobanura ni uko ntaho kubyumva neza, ikimenyetso Satani yagushyize inyuma. Ubundi kubura umugisha hano inyuma yo mu bitugu bisobanura ko nta rubyaro, nta muryango, nta kiza kizava inyuma yawe. Nuvuga ngo ni umuvumo mubi cyane uri inyuma yawe, kuko bafunze cya cyerekezo. Nuvuga ngo aho ujya ntubona, aho uva ntubona, hose biranze. Rero kuba mu bitugura guca indasago ku birenge, ntawe uzagenda ngo uhirwe. Ni ryavura imugendana, urimo urarigendana, wimaranye imyaka myinshi, ariko kera burya wanywanye n'abadayimoni. Ntibishobora guhinduka bino bintu ukeretse guhaguruka ukambara imbaraga zikomeye. Gusenga ibishushanyo ntabwo uvuga ngo upfuka mu bisenge, ariko hari imbaraga wavuze, hari amazina wavuze, hari ibintu wagiye uganira, hano hagiye ukora. Kandi ibintu ugiye ukora kenshi bituma n'ubundi utabasha kugera kuri ya nsinzi bagomba gukenera, abo ugasanga buri kanya usa nk'umuntu udahari. Kubera iki? Hari imbaraga zakurwanije utabimenye, utabisobanukiwe, rero utabasha no gutekereza imikorere yabyo n'imivugire yabyo, byakuzaniye imbaraga mbi. Ariko dufite Imana ishobora byose, idutsindira imyuka mibi tukagubwa neza. Imana ibagire neza cyane mu izina rya Yesu. Nagira ngo turebe cyane, ni kimwe rwose mu bintu bikomeye kandi bigira imbaraga, bihamagara Satani, biza n'abazimu. Nuvuga ngo icyo gihe ubutangiye kugiye
kubangana n'abadayimoni, ibimana byirwamana wasenze, ibyo waterekereye byose, ibyo bikaza bifite imbaraga z'abadayimoni n'umwuka mubi. Kandi ibyo bintu iyo bimaze kuza tubizana umuvumo mu muryango, abana bakavukana batazwi n'Imana, bakavukana ibibazo, bakavukana amarira, ngaho babyara abantu meze uko akundi nawe urabisobanukiwe, kuko umuvumo warinjiye, kuko ari inzira mbi cyane. Rero ni byiza ko umuntu akwiye kwihana akareka ibyo byaha agatungana. Reka turebe causes of the seeds, time and the harvest. Reka tubyite ngo umuvumo w'imbuto no ku musaruro. Ibi ni ibice bitandatu by'Abagalati y'umurongo wa 7. Do not be deserved, God is not mocked, for whatever man sows, that we will also reap. Imana n'ukubwira. Nuvuga ngo uyu muvumo akenshi ufite uburyo no gucakura bitewe n'icyo umuntu aba yarabibye mu buzima bwiwe, kandi bikamugora ko wabibye ibintu bibi, wabibye bitari byo, abibye bidakunze. Nuvuga ngo kumenya imbuto zawe, menya uko uhinga, menya uko biba, menya uko usarura, menya ibyo ukora, menya ibyo winjiramo. Ntugatangire umushinga utawubibiye, ntugatangire umushinga utawuturiye, ntugatangire ubucuruzi utawuturiye. Hari ibintu ukwiye kubanza gukora mu buzima kugira ngo icyo ari cyo uzasarura. So ni gute rero waba free kuri iyo mivumo yose? Cyambere no kwihana ibyaha no guhindukira. Narabikubwiye kubanza ukakira Kristo akakubera umwami n'umukiza. Cya kabiri ugasenya ibicaniro byose wagiye wubaka. Mu yandi magambo ugomba kwatura icyaha. Niba nta muntu waturira, shaka uwo wizeye, wakuramo inda, waba baricanye, waragize gutuko, nubiceceka niho wohereza bya byago iwawe. So nurangiza watura, numara kubikora birakubera byiza. Icya kabiri ngiye kukubwira cyoroshye cyane kandi gifite imbaraga kandi gifite uburyo kandi usobanukiwe. Umaze gusenya ibicaniro, tangira usenga amasengesho. Kandi ugomba kumenya gutanga igitambo kiremere gifite imbaraga gikuraho ibyo bintu. No, icya gatanu warangiza ukiga kubana n'Imana mu buzima bwawe. Imana ibampere umugisha rero, kandi Imana ibarinde. Ndababwiye ngo mugire amahoro y'Imana, muhabwe umugisha n'Imana, kandi mutabarwe n'Imana, mukomeze mudufashe kuri byose. Shalom shalom, muhabwe umugisha n'Imana. Bye bye. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.